So, ladies and gentlemen, bafitiye uyu munsi nanone ni Santos wanyu kuri YouTube channel Ubuhamya TV. So, nkuko twabisezeranye ubutaha nababwiye ko nzakora uko bishobora kose nkajya i Kigali nubwo akavura kari kose hanze aha. Shabivuga ngo nakavura ni imvura aje mu mvura. Nuko ari i Kigali. Narababwiye ko nzaza i Kigali nkajya kwa Kampire ahatuye nagerayo nshaka kuza kuvugana na Manzera. So ubu nta kindi kinzanye i Kigali uretse kuza kureba Manzera niba ahari dore ko ahari ndakeka na wari waswaze wakishe ntago bari bafunga ntago ahari kuzana niwe mukuri Kampi ibimbwira nkiri wacu none se mbikubwira ko wambwira aranje kujya i Kigali kukubwira gusubireyo aye kandi mu rugo dukunda abashyitsi sibyo dukunda abashyitsi ntago nari kumbwira ngo asubireyo so nta kindi kintu nyamukuru cyanzanye none se ko naho hari turamukura hehe ariko nyine ndi mukuru we byamushakiraga nta kibazo nanjye ndabikora okay gusa nyine bantu banjye bafana banjye rero abasezeranyije ko nzabereka Manzera gusa ubwo ntabwo bikunze uyu munsi nanone ubwo nzongera ngaruke tu akomeje ako ntari bibutembera i Kigali uri kwamenyera ni ubutazagaruka ntaho hari wongera ugaruka i Kigali wongera uze hano uzongera ugaruke nk'inshuro 5. So ladies and gentlemen nkuko mubibona aha ngaha ndi kwa Kampire mfite nde ufite njyewe mfite wowe yewe Kampire mfite Kampire se amazina yawe y'ababyeyi ni Kampire oya ntabwo ni Kampire so twohereza amafaranga turebe amazina y'umukobwa uzi ubwenge uzi ubwenge nimero yawe tuyitange oya kandi so oya ntabwo wayitanga wowe urayifite nyoherereza uhita ureba kandi uyishyiremo n'umubare w'ibanga ibyo kohereza ukohereza umuyaga ntange ugiye kureba Kampire amazina ye ni ayahe yarebe Kampire mobile money ikibi cyawe rero do bigiye kurangirira hano oya ntabwo byarangira paka mbonye amazina yawe oya nyine paka wohereje amafaranga akangeraho nyine nge wowe ushaka kureba amazina gusa kandi ngiye nshaka amafaranga nazo ibyo bintu bira Benadi cyane bunye se ibintu byaje bite byo kwita Kampire koko Kampire ni amazina ariko mari mu Bigogwe ariko utabona ahandi hantu nanone aha duhereze amazina 3 ariko muri mu Bigogwe utasanga ahandi yego hari Kampire hari Manzere hari undi muntu witwa Manzere wari wumva Manzere na Nzere ibindi suga yandi hari wenda nka Nyirankumi nabwo sinzi niba hari ahandi hantu waribona nanone ni mu Bigogwe ntabwo nahita nyakurura ariko barayafite uraselectinga nawe urashaka ndavuga Kampire ubu ndi Kampire uzi ko nyine Kampire ni izina ry'Inyarwanda risanzwe ku buryo wavuga ntabwo ari izina ry'Star oya ngo impamvu ni Kampire kugira abantu bamenye cyangwa se ni akazina y'Inyarwanda waritekereje kubera n'ubundi nyine urumva twe tugiye gukora ibintu byose bijyanye no mu Bigogwe urumva n'amazina ntabwo Nadia rirasanzwe abantu bose bararikoresha ariko iyo umuntu uvuze ngo Kampire byo byonyine hajya itaseka ukivuga izina kandi ibyo bintu nibyo twari dushaka noneho Manzere ryo abantu baratubaza ni Ikigande ni Igiswahili ni Urunyarwanda ni Icyongereza riri none se Manzere byo Manzere nawe ntago abyitwa yitwa Shantia ngiye nkitwa Nadia Shantia na Nadia I think so niba nibuka neza ubutaha mwatubwiye ko muri abavandi arankuri ngende mukuru arankurikira okay ubwo byabikunda uzi izina ryiko icyo risobanura Shantia iryanjye no Manzere wowe gokonzi ko ari Manzere nanjye ntabyo nyine ko nakuze numva abantu babibita abantu bo mu rugo nyine babyitwa nzi ko ari Manzere nanjye sinzi niba ari Igiswahili niba ari Ikinyarwanda ntabyo abantu muzareba iki kiganiro mubizi nyabuneka badufashe badushakira ubusobanuro bwa Manzere dore ko Google yigize ishyano ntabyo wasangaho sha wapi Google nari ngwara nta kintu yagufasha Kampire sibyo bivuze iki Kampire nezi harimo guhirwa yego rero Kampire ubwo harimo ibintu byo guhirwa n'ibiki niba ari Kampire na Kaduhire sinzi Kampire na Kaduhire sinzi ariko nyine harimo ibintu byo guhirwa
ni uguhirwa niko ntekereza. Ubutaha rero twavuganye ubushize Ikinyarwanda cya Santo. Ikinyarwanda kiratugora sometimes. Kiratugora. Ubutaha wavuganye na Manze, ariko abantu ntabwo bigeze bumva ijwi, sibyo? Kandi nanjye umunsi nashinje kureba Manze, sibyo? So uyu munsi rero ubwo tutabashije kumubona amasuko yandi, ubwo turashakisha ukuntu tuvugana nawe, basi abanyarwanda bumva ijwi rye baramukunda. Nta kibazo, nandikiye umunuza wabo, umanimatrice wabo, ndi kumubwira ko mushaka, kanze tumuhamagare turebe ko uyu munsi muri bube abanyamahirwe, muri bugirirwe amahirwe tukamuhamagara akatwitaba. Ariko mbere yo kumuhamagara babanza tubwira ukuntu life yifashe, ubuzima ukuntu bumeze hano muri Kigali. Life is good. Life is good. Kuva mu Bigogwe mukaza hano i Kigali hatabinka. Cyane ibyo ni ibindi we. Nk'amata ntago tukinywa amata, haba ya mata yo aba mu mashashi. Nawe ntago nshaka kuyanywa, ntabwo mba nshaka kureba umuntu uri kuyanywa. Wenda Manze ko we arahumiriza agapfa kuyanywa, ariko njyewe ubu ngubu amata murayagwa. Ntago nayanywa amata y'i Kigali, yarananiye. Unywa amata ugeze mu Bigogwe? Yego. Byaranze ukumva rero mbayeho nabi. Kumbona ufite princess. Iyi ni isuka. Ni mukaru. Mukari iri kungira gutya. Ni mukari kusiza ubwana. Ariko ibindi nyine ni sawa, havuyemo ako karengane ko kubura amata, ibindi ntari. Abagogwe batuye i Kigali bahuye n'akarengane ko kubura amata. Barahagorewe. Bafata biriya bishanga bashyiramo inka. Uzi ko inka z'i Kigali ariko zirya akawunga, zinywa n'igikoma. Amata yazo n'ubugari. Ngaho ibaza amata y'ubugari. Ntabwo zirya umuceri, zirya n'inyama, zirya amafiriti. Yego, ibaze nawe amata zaguye. Ntabwo ndi ukubeshya. Wabonye inka irya ubugari? Yego, byaseriye. Inka z'i Kigali zikunda ubugari noneho kubi. Ni ukuri ntabwo nkubeshya. Ahubwo Santos uzagaruke nkujyane bari kuzi igikoma barakizanye, inka ikakinywa. Amata yazo ngaho nawe mbabarire mubwiye ngo wayanywa pe. Mwaragoye mwihangane. Twe twamenyere kutanywa amata. Tuse ko kunywa ikigage ukaryama ugasinzira. Mwishige. Bantu bibugoye koko ikigage. Ibaze nsigaye ninywera amazi atogosheje. Oya atetse, sorry. Atogosheje. Amazi atogosheje. Utaye kugera i Kigali biri kwicanga kwako abanyakigali kunda ngo nshaka ngo ibirayi bitogosheje. Uziko ashaka kugucanga ukagira ngo ni ibindi ibirayi bitogosheje, ntabwo bimeze nk'ibirayi bitetse. Muri Kigali ni kihe kintu cyagucara inkinzi cyangwa ni kihe kintu cyakugoye? Ni ukugendera kunoza kuri ya elevate imeze nk'amasikari. Ya indi Yesu we. Ugeze kujya cyetse nk'iyo bamfata video navugije induru. Sabonye ka video k'umukecuru aba ari kwigenderaho akicara hasi akajya nko kurira. Niko umuntu twese kumwe naramufashe nyine ndi gutokesha mu izina rya Yesu. Undi kona yego ko mbega ahantu we. Nibyo byangoye. No kumenyera kwambika umuhanda, imodoka imwe iri imbere indi iri inyuma. Ukamenya ngo ukagiye Yesu buri gihe nahoraga ndi gutokesha. So rero ubwo tugiye guhamagara Manze arakwitaba. Kanze ndebe. Imvana atakwitabye. Kanze none se niba wabyukiye ibumoso ariko kubuhamye ntago mwako wabageraho. Ariko suba yabo hamya kibaze. Ntago wabageraho. Gusa tubabwira ngo mwibuke gukora subscribe, share na comment. Natwe turebe ibyo bintu biba muri subscribe byari. Nukuri mva muyidukorere pe. Mukore subscribe. None narabibabwiye n'ubushize nureba ikiganiro utakoze subscribe ntabwo uzaba uri kutureba neza. Iyo utakoze subscribe bino byuma biza ubwenge. Ayo uzajya bigenda bari kugucika. Izuba byazo biza ubwenge. Mukore subscribe, busharinge, mushyiremo comment, musabe abandi bantu mushaka ko Santos azabazanira nyine ibyo mushaka ko azabakorera ku buhamya. Mubishyire muri comment nyine mumubwire ibyo mwifuza bari byo bakorera.
murakoze murakoze. kaduhamagare Manzi rero turebe ko ari butwitabe. Manzira, come on Manzira. Kanze ndagerageze. Aka Abarundi si bavuga neza. Abarundi? Muri babashiri bawe ubwo mugabo Abarundi n'abana beza. We ndi kuzishaka ngo muhamagare. Ntimurambirwe nyabuneka. Na n'ubu ntazo ufite. Oya ni izo nimero za nuza wabo nizo. Kaduhamagare turebe. Manzira, come on Manzira, ntudutenguhe. Ndi kona nyita. Alo. Uyu munyamakuru ngiye kumukuba muvugane. Ni wowe ugiye guhinduka umunyamakuru ariko dore yaduteye. Mbe Manze. Karame. Amakuru. Neza. Umeze neza? Biraho nyine nako biraho. Ngo kawunga ngiraryoshye. Iraryoshye namiryohere. Ntabwo uri gusomera? Ibiboga. Ibiboga? So aha rero uri kuri YouTube channel yitwa Ubuhamya TV. Yego. Ikorera mu karere ka Rubavu ahanini. Nawe hano ni kuri Manzere TV. Ubu ngubu uri gukorera muri Burera. None se Manzi? Oui. Abantu barakumbashije cyane ngo baragukumbuye kandi baragushaka, niyo mpamvu twaje kureba Kampire. Yego. Arangije araguhamagara ngo tukuvugishe. Ntakibazo baje byiteguye kabisa. Ndabafunguye. Mu kiganiro cy'ubutaha hari ibintu yatubwiye twifuza ngo abagukurikiye ngo bamenye ese ni ukuri. Ngo niwe urari inyuma. Ntabwo narari imbere kirazira kikazirika. Manze kubera ko utarari imbere. Ndara ndi kurota nisanga hasi. Urota wirukanka? Man. None se? Oui. Uribuka ahantu mwigeze kujya Kampire? Twigeze kujya? Wowe na Kampire? Mugezeyo icyo gihe Kampire akanywa ku nzoga aho hano urahibuka? Akanywa ku nzoga? Akanywa inzoga? Yabitubwiye. Yapfe ntabwo ajya anywa inzoga. Reka reka. Ubu ngubu ugiye kumurega kuri mama wawe ko yagiye ku nzoga. Yego umurega ko yanyweye inzoga? Kuri mama wawe. Baratubwiye ngo ikintu cy'ikigogora kigendana aho uri hose no ku ishuri, ubu ugiye kumurega kuri mama ko yanyweye inzoga. Ngiye kumuhamagara mubwire ko Kampire yanyweye inzoga. Ayiga mana. Ubeshya. Aro. Kampire uzi ko yanyweye kuri bya bintu bijya bicyarira. Ngo nimba ari mitsingi, ngo nimba ari pirimusi. Ntabwo mbizi ariko ni hagati aho ngaho n'ibiyoga. Ntabwo wareba ko ntari kutandabirana. Ubwo sawa. Ibi aro ariko si nawe ujujayo ujya mwebwe mujya muvuga gute? Mwebwe mujya muvuga gute? Gute? Ndatogaga. No gutoga nyine ko muvuga nabi we. Aya tuvuga nabi si kwarusha urakanyagwa. Ngo mwandoye ngo mundondeye mu bandi. Tuvuga nabi si? None mutangiye kundunga indosho mwandunga.
kurusha kiriya kinuza kiwanyu ngo ni ikinuza. ikigogo kiriste uve ku kigoyi. Ugiye kutubwira ibintu byaje bite ubundi byo kugira ngo uhitemo ibintu byo kuvuga ikigogwe gutya kuri kamera? ni ukubera ariho mvuga zo mu rugo. uku si ni uvuga imbere ya kamera ni kuvuga mu buzima busanzwe? niko nose uri kubyumva. Oya, ndikumva utaye kuvuga ikinyakigali. reka ikigogo rero umugogo ni ikigogo. Aya masaha utegereje kurya ibinuza ibipate? Ubu ngubu mugiye kurya ipate ku ishuri? Pate nishira umutesi. Ngo hari umuntu ushaka kuzaza kugusura ejo bundi ku ishuri? Ninde? Ngo ni wa muhungu. We muhungu. Mbona ukugiye kutubeshya ko nta muhungu. Mana yanjye reka manze wabaza kanzi yose kuri kumwe. Manze mwana wa mama manze. Ndakunaniye. Manze rakunaniye. Ndareka. Bari kumbeshya. So rero twishimiye kuvugana nawe uyu munsi. Nanjye murakoze. Niki wabwira abagukurikiye? Icyo nababwira nyine bafite ibintu byatanje. Ejo bundi wumva abantu banyitega ninjye nawe. Bakwitege? Banyitege. Ufite proje? Uri ku ishuri ntabwo uri kwiga kurara uri kwandika proje? Byose ndi kubikora. Kandi muri mu bantu bajya baza mu 10 ba nyuma? Yewe reka. Bandi imbere cyane atari imbere cyane akatari n'inyuma. Reka tubwire rero ngo turagukunda cyane. Murakoze. Ubu turagutegereje nyine. Okay. Yemna. Ariko ubundi wihangara ukitaba telefone urimo kwiga ujya wumva utari kumwara. Wihangara ukitaba telefone urimo kwiga ujya wumva utari kumwara. Naringize. Uwo mubyeyi rero umubwira ngo Imana imuhe umugisha urakoze kukuduha. Ukomeze wige mama uzoze mubambeye. Ukore mu impanuro za kibyeyi. Banze kampera impanuro za kibyeyi gute? Sometimes arigemba ndi nyina. Bandi nyina. Umva saba irakoze rero. Saba irakoze. Uiteka kurinde. Ntabwo yabyoroshye. Habe. Ntaho mutaniye. Ariko nkuba ari imbere akamera ko nk'abukuru. Ngenda mushaka. Aratuje ariko ntabwo bivuze ko nawe ntabwo yitonda cyane ariko ngenda zigaragaza cyane. Birumvikana. So nyine ahanini ni kiki abantu bacu bari biteze, abenshi batubwira ati ntabwo bizashoboka ntabwo byakunda, ariko of course birashobotse. Kuko nyine wari wabitse ushaka kuba hari ibyabaye ngombwa ko uza atari yaza uratuganya umuntu bitabahamagara nyine ko mu gihe n'ubundi ndabahamagara bakamumpa ngo ntiyaje kugira ngo gufunga mu muturanyi cyangwa hari ibindi bintu ashimo baramu rero bahise banyemera ko bari mu mume niyo mpamvu mwabonye turamuhamagaye arabasubizaho gatoya nagaruka nyine hano ubuhamya TV turi babiri ariko azaza akubwirisha ari nkurikije ukuntu kugaragara. Uzabirwaniramo ubu ngubu muri iyi minsi ugiye kuki ni kiye kikugize busy like mu buzima busanzwe?
ndi gutegura graduation yanjye yego nyine n'amaporoje mashyashya agiye kuzajya poroje tugiye gushyira hanze filime nshyashya n'izindi filime izindi nazo nshyashya zitari izacu ariko tuzagaragaramo nyine twiteguye kuri sikuru zanyu kabisa tugiye kubadisitadinga. okay ugiye kudusezera mu buryo abantu pasiteri yageze iwanyu abwira mama amagambo ko mutari kwitwara neza, ugiye kwiyesikiza kuri mama wawe umbwiye ko ibintu pasiteri yababwiye atari byo. Of course. Baji. Mami izina ry'Imana ndagacika rwose ari kumureshera. Ni ukuri ntabwo ngewe kapiri ibyo bintu mbikora. N'Imana yo mwizi rebe do. Uyu musaraba ndawurenze ntabwo ibyo bintu nigeze mbikora. Ndagiye kurepeta none se nzave muri korali abantu bari bakerewe gutaha bakaza bigatuma natwe tujye kurepeta amasaha yo gutaha agagira bigatuma nta ntinzibye nibyo byatuma uvuga ngo ngewe ngo nagiye mu ngeso mbi. Pasiteri nyewe sinzi abantu bamubwiye mu matwi ariko pe ntabwo ibyo bintu nigeze ni ukuri ntabyo nigeze bikora ni ukuri ntabyo nakoze mwese nkuririmbe n'akaririmbo gashasha ko ejo umuntu turimbana yatwigishije kugira ngo wumve ko ntari kukubera ngo turirimbe kandi indirimbo zacu tuzizi zose iyo ngiyo kuririmba nshaka ntabwo utayizi. Njyewe icyavu ukamenya uko nimba bareka bose ngajyana nawe ngahipfire ibonye ibyo nigira rero sibushaka njyana nawe moromita iyo ni indirimbo nshyashya muri korali batwigishije. babyeyi so ladies and gentlemen kuri ku Buhamya TV turabakunda cyane nkuko twabibasezeranyije twabagaruriye Kampire ndetse na Mansera nawe mwumvise ko twamuvugishije uyu munsi ibintu byari buryohe tubabwira ngo gukora share na subscribe umwana yanjye na like na comment ariko iyi subscribe iba miki Bibi na roza like izwanyu umuntu atagaye muri komite ngomba yarmeni ngombe like niba sibizi gusa yarafe mu bitwebe turabishaka nibihagarira biduhereza basi ciao turamuduhere ukanda gutese ibintu byadaje kwandika comment ibintu byadaje ikintu mwakima mu gifite tubabageje nibabidu so turabakunda cyane rero ibiganiro byacu nakagaruka tubabwira ngo tubafite ibiganiro byinshi tubafite abastari benshi turi kuganiriza muri iyi minsi ndetse ntahandi wabisanga umwihariko dore ko abandi bose muri iyi minsi sinzi ibintu bahugiyemo ni ku Buhamya TV. Uzi gusezera abantu mu cyongereza? Goodbye. Goodbye, God be with you. Na ciao ciao. Igiswahili tutazizi. So nkuko mwabyumvise rero ubu ngubu ikirere ukuntu cyadutengushemo aki ariko nta kibazo nta usezerana n'ibihe kandi kandi nawe twari turabura kudakora kandi tukubonye so ikibazo ni icy'imvura. Uzi kuvuga ngo imvura yaguye mu cyongereza? Kampi niba warize ndaguheba Dereni. Yes nuko nguko. So turabakunda cyane rero tubabwire ngo mukore subscribe share na comment ndetse hari n'inyunganizi mushaka gutanga nta kibazo muri comment mwashyiramo nkuko bisanzwe ni Santos wanyu ku Buhamya TV ndetse ntahandi bibera nahangaha bye bye.